n'abanyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza. Twizere ko abadivantiste umunsi wa karindwi batangiye neza isabato. Rashidi, umunsi wagiye mu ijuma, abasilamu bagize ijuma nziza, Juma Mubaraka. yawe Niko mubivuga ko ntakubonye ku rutonde rwa PDI bangu. nisigiye wenda umunyapolitiki je nyirebera ku ruhande. Hari umutipe nabonye uriho witwa Kwigira Isa, sinzi riba abandi umunyamakuru. Amahirwe menshi niwe. Abanyamakuru baba babaye benshi. Yego. Abanyamakuru baba babaye benshi. Hari nawe uwo bita Byiringiro Jean Elise. Wo muri DGPR. Kamereho namusuhuza. Hari na Jeannette w'ababyeyi twavugaga. Akabona tumwesigire peace. Nari ntegereje kubona Rashidi ugira imfura ubundi twaguhondagaza uruhumbira harya batora amashyaka nago batora. Politike ni gutogota mu misokoro. Nta grambani gifute. Nta grambani gifute. Yes, tugiye kuganira. Na grambani gifute ku buryo nayivuga ngo abantu bati wow. Ese reka na mbere ko tuvuga ibyo tugiye kuganira. Uyu munsi impumeko y'abatemerewe kujya ku rutonde rw'agateganyo wiri bubona ari yihe? Impumeko benshi babyukiyeyo. Benshi babyukiyeyo. Abo navuganye nabo benshi babyukiyeyo kuko benshi bari bafashwe n'icyangombwa cya muganga. Narabikubwiye hano. Voilà. Muri icyangombwa cya muganga naho habayemo kudasobanuza abantu. Ubundi byari bitaro by'ubwoko bubiri. Ni teaching hospital na referral hospital. Harya tugira teaching hospitals zingana. Hariya bigira level. Hari level 1 na level 2. Okay. Ubwo ngera mise mfata CHIK, CHIB. Oya na za Ruhengeri na za Kibungo na za zose ni teaching hospital ariko zitari kuri level iri national. Oya kuri level zimwe. Hari teaching level 1 na level 2. Sinzero niba zose zemewe. Ariko ngiye byo na ubundi hari ibintu bugiye kujyamo ukajya kuri reference. Jewe nari numvise ibitaro bitatu byo mu mujyi wa Kigali. King Faisal, CHK na Kanombe. Kuri niba ugiye kwiyamamaza uraturuka zahe ugomba kujya kuri ibyo bitaro. Hari abagiye bajya rero muri oya ngo nagiye kuri polisi ngo Kacyiru muri byo aho ngaho uba wikuyemo kuko nta na hamwe imacinga muri ibyo bya teaching na nuza na referral hospital. Referral ubwo ni zihe? Referral Kanombe ni referral. Kanombe ni referral na King Faisal referral. Yes, ubwo rero nibyo abenshi rero bose babyutse bajya uyu munsi. Kira cyangombwa kiri mu byagiye bigaragara ku rutonde rw'abatarujuje ibisabwa nka kimwe mu byatumye nacyo cyakubise benshi cyane mu mitwe ya politiki. Yego. Urumva nka Green Party yatanze abarenga 60 bemera 9 gusa. Na Ntezimana Jean Claude umudepite SG w'ishyaka nawe baracyanze icyo yajyanye. Ari nawe wa mbere ku rutonde. Uvuga ngo ijambo ribanza ku rutonde ni hoya. Yego. Urumva cyari ikibazo. Abo ni bamwe rero babyukiyeyo. Abandi ntaramenya niba bagiye. Byane rwigara ariko nawe ngo shaka yagiye.
Diane Rwigara namubonye kuri Twitter yanavuganye na BBC arababwira ati wapi baranyangiye atari ko nyine we ururu yavuze ati Perezida Kagame ati ni wowe unyangiye ati bibaye inshuro ya kabiri unyangira atunyuma amahirwe yanjye. None se yavugaga ko nta kibazo reka tuvuge ko ari Perezida Kagame yamwangiye. None se yavugaga ko we abyujuje. We yavuze ko nyine yavukiye mu Rwanda. No, ariko ugomba kugaragaza ubwene igihugu bw'inkomoko nkuko n'abandi bakandida babigaragaza. Ngo biriya bintu rero biba bisaba kugira bivugane na nyir'ubwite kuko hariya baramubwira nyine yabwiye iki BBC nyir'ubwite baramubaje ati kuba kubajije icyangombwa cy'ubwene igihugu bw'inkomoko ugatanga birth certificate bite aravuga ati reka narabitanze ati njyewe ni ntuza ati je navukiye mu Rwanda ati ibyo ngibyo bavuga ntabwo ari byo imikono we yumva ko ntabwo yigeze na BBC nayo inkuru ahanini yari yayishingiye kuri ntuza kuri ya tweet ye urumva tweet ye niyo yatrendinze cyane kubera ko hari haje iminsi na Perezida Kagame nkaho ari uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora ariko wabyumva nyine ni uri ku butegetsi niwe yagombaga kuvuga tweet ye niyo yagize ariko ntabwo ntekereza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yajya harangwa itangaje bo ni ku giti cyanjye ivuge ngo uyu muntu ntiyazanye iki ikubeshyera wakizanye byo kukubeshyera yakubeshyera ku mikono yakubeshyera kuki ariko ku cyangombwa wazanye nanyuma numva bigoye wakizanye kandi banagusinyiye ukagira n'ibyo nawe utwara oya okay komeza yego niwe nari nibajije ubwo ngo yego Innocent Hakizimana nawe nabonye avuga ati wapi mwarimu ati iki ati dore ngewe ikibazo nanagize ati n'abantu bansinyiye ngo nyuma barongeye barabahamagara babatera ubwoba indi batera ubwoba ntabwo muvuga nawe ngo bababwira ko batari service bagomba kubima batazongera guhabwa n'iki ariko mwarimu na mbere yavugaga ko ariko narabikubwiye mwarimu mbere yatangiye ashima avuga arumahuha ariko mwarimu nyuma yaho nawe politiki arayikomeza yego umusaza barafinda we yavuze ati ndarahira nka perezida ngomba kugitegeka ararahira ubwo atatowe ataniyamamaje yego nawe arashaka kuba na Tshisekedi mukuru aje Tshisekedi mu Etienne yagiye kurahirira Tshisekedi wa Mulumbu yarahiriwe mu rugo naramwemera gore hano umusaza ubwo rero wemerana barafinda none se ntuza yararahiye ariko kiza Chifefe Besigye I know Nese ayo mazina ntago wayavuga ngo zeneho barafinda Mbanda mushiti wawe Bandaje ntago ndamuvugisha ntago namenye ibije ubundi mfite umuntu mu rugo ukunda kunganiriza kuri Bandaje ira intelligent Bandaje yarayirebye akumva ibibazo biko ati mwe murabaza nk'abantu batazi gusoma no kwandika ntamwe muba mujya he Muraza sabo ngaho yego ariko ari n'umuraperi harya umuraperi byaranze byaranze ahubwo inkuru ikomeye abantu bagomba kumenya yego ni ya Mukabarisa Donatille voilà yari umukuru w'inteko ishinga amategeko ni aracyari mu gihe itarasezwa arayiteza Mukabarisa Donatille muri PL itegeko rivuga ko umukuru w'igihugu atagomba kuba ava mu mutwe umwe wa politike n'umukuru w'inteko ishinga amategeko irihe tegeko sha ejo bundi nagiye ndongera nsoma itegeko nshinga ndongera ndarisoma neza ko kantu nkaburamo so gukubeshya cyangwa ubwo ni amasezerano ya Arusha akabya amasezerano Arusha se warayesomye usanga nabyo nta birimo amasezerano Arusha zibikurikizwa he twe dufite itegeko nshinga urajya kuzana ibindi bintu biturutse hanze y'itegeko nshinga he amasezerano ya Arusha se urabizi ko harakurikizwa cyangwa wenda hehe se amategeko dukurikizwa mu Rwanda ariko uribuka ko hari ibintu buretse uribuka ko hari ibintu uribuka ko hari ibintu bikurikizwa biri fomo n'ibiremfomo cyangwa iryo jambo ntabwo wigize uryumva na rimwe muri iki gihugu bavuga ibiri officier n'ibiri officiel wigize uryumva cyane byumvise muri iki gihugu ibyo muri iki gihugu ikintu cyose barabyumvise ibyo bintu uretse gatoya yego warabyumvise cyane byumvise ibyo ntibivugwa ariko muri iki gihugu bivugwa nande ibyo bivugwa n'abamotari ibintu biri fomo n'ibiremfomo kandi ugasanga ibiremfomo hari igihe bikora kurenza ibiri tangegeresha komeza nazo mfite komeza ejo nayisomye
nanjye ndi gushakamo icyo kintu kuko njyewe nawe nagize eketide niba muri biro politike iyobora inteko biro y'inteko badakwiye kuba bava mu ishyaka rimwe na perezida wa repubulika ariko ugasanga hari umuntu uri ku rutonde rwa FPR ari muri ni visi perezida w'inteko Musa Fazili yari ku rutonde rwa FPR kubera yari coalition aza muri intwaro ubwo rero nasubiye kubishakamo ngo verify izo enquête nayo nageze haryo ubu twatangiye isesengura makuru ya none turacyari ku nkuru ibanza y'amatora ariko ntabwo arababwiriza ndi tuganira komeza nta dukomeza reka tubanze dusoza ko ngako tubone kuzijyamo aho rero naragenda soma icyo kintu nkiburamo baraza kutwunganira wenda niba hari indi tegeko ako numva nta indi tegeko ryabiteganya ni itegeko nshinga byanze bikunze naragenda risoma rwose mbiburamo twari tubikomoje rero kuri mu Kabaresi Donatira yarayoboye inteko imyaka 10 ubwo ni 11 kuko ni manda ebyiri kuva 2013 kugeza no munsi uyu munsi rero ntabwo ari ku rutonde rw'abantu bazagaruka mu nteko ishinga amategeko y'abadepite ku rutonde rwa PL nta urimo rwose nta uriho ubwo bivuze ko Musa Fazili uri imbere hariya wenda n'abandi kwangwa inteko ikiteganyijwe no kwigomba kubona umuyobozi mushya iyo niyo nkuru ubundi ya Kabarisa uwo akazaba nde rero tumumenyera hariya gusa ariko biragoye wenda ko yaza ari mushyashya tugiye tubona abantu bagenda bagarukamo Kabarisa yabaye umusenateri yego ubone ni nabyo binazimwemo cyane ariko nanone ukurikije ukareba bishoboke ko n'ubundi uzayobora inteko ashobora kuzaba ari umugore visi perezida w'inteko ni babiri uriya Eda Mukabagwiza sorry yego na Musa Fazili ari ku rutonde rwa Eda ntabwo nigeze ncekinga neza ariko se ko kuri muri shyaka ari gutekereza ko ashaka ari muri FPR ubwo umuntu yareba wenda yakongera akagaruka akabireba gusa uriya yasimbuye umugore nawe yari umutegarugori kandi ukurikije imiyoborere y'iki gihugu ubona ko n'ubundi inteko n'ubutaha ishobora kuba yafata umugore kuko mu Rwanda niba perezida wa repubulika ari umugabo perezida wa sena akaba umugabo minisitiri w'intebe akaba umugabo urukiko rw'ikirenga akaba umugore biroviyasi urukiko rw'ikirenga ni umugabo ntiziryayo nyine waravuze ngo akaba umugabo urumva ko muri bari batanu bakomeye haba hagomba kuzamo umugore ubwo yesi katubishakire mu bagore uzayobora inteko itaha twavuga ko ukurikije abantu bagiye bayobora inteko barimo Nkusi Juvenal urabizi ko yeguye agasimburwa na Sebarenzi kaza ba Mukezamfura abandi uyu nguyu niwe bavuga ko yiyoboye igihe kinini ibintu wiyoboye igihe kinini 11 ahubwo ako nawe yari inteko ikomeye nkuko twavuze tuzabigarukaho ni bayisesa yari inteko ikomeye yari inteko yagiye ibamo uyu wabaye umusenateri uyu Nkusi ayobora PAC byagiye bivugirwamo hariya ariko nanone iyi nteko yo kuri ino manda yagiye igaragaramo ingoroji nyinshi inenge hari nk'abadepite hari umudepite uyu munsi wahoze uvuga mu kanya uri muri ambaza uti harya ba Karinijabo muri bangahe mu gihugu depite Karinijabo wari Teremi arambwira uti ntabwo nigize mwumva avuga ariko kutavuga nje ntabwo mufata nk'ikibazo ushobora kutavuga muri Assemblée Générale ukavuga mu makomisiyo wagera no mu baturage ukagira n'umuntu wambajije ati mu Rwanda tuzagira projet loi Karinijabo projet loi Rashidi ryari avuga ati biragoye ukurikije kuko uzanye projet loi harya ninde wari wazanye ya projet uriya weguye ninde ni Gamariye yari yazanye yo guhereza abana imiti yo kuboneza urubyaro ku myaka yego abakobanya bavuga ko byaramuteye umwaka Rashid tujye mu makuru cyangwa hari byari ibyo ngibyo ku matora byari kuko tuzahora tunabigarukaho nuko wa mbere hari wenda creams tuzaba twamenye tuzagaruka gusa hari umudepite namenye witwa Apollinaire Mutabaruka nawe yarangiye mu bashaka kuba abadepite bigenga nawe yajyanyeyo ibyangombwa yasabwaga gusa ariko biragoye kuri urutonde ruzahinduka kubwiriye hano biragoye rwose nka kumwe Yesu yavuze ngo bigoye kurusha ngo kwinjira niba ari kwinjira muke umutwe w'intuza kwinjira mu mwenge w'intuza byakorohera ngo
inzovu harya ni inzovu kwinjira mu mwenge w'urushinge kurenza uko Hariya biragoye. yakinjira mu bwami bwayo. Anyways, turi mu nteko. Senateri Mupenzi George yeguye, turaza kureba ibye. Hanyuma muribuka abantu i Karongi ari mu hantu hibasiwe n'ibiza cyagiye byangirije abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba. Abaturage b'i Karongi rero bimuwe kubera ibiza, ntabwo bari kuvuga rumwe n'ubuyobozi ku ngingo yo kubatuza. Ubuyobozi bw'akarere buravuga ko bagomba kugira uruhare mu bibakorerwa nk'uko nyine na politike y'igihugu imeze. Hanyuma abaturage bakavuga bati bari kudusaba ko twaba dufite ikibanza kugira ngo batwubakire. Se kugira uruhare burya ariko ntabwo ari ubushobozi. Kugira uruhare ushobora no kubumba amatafari. Hanyuma Kinshasa abantu 53 bashinjwa gushaka guhirika Tshisekedi imbere y'urukiko. Ntabwo ari 53. Ndabona na babiri. Ni babiri. Ko mbona abana bavandimwe. Urutonde hariho na batatu ariko harimo umwe wapfuye. Okay. Christian Malanga. Malanga, yes. Hanyuma M23 nayo yabonye irindi shyaka rikorera muri Canada ryitwa Front Citoyen pour la Dignité du Congo. Gifatanyije nayo. Birakaze se nibyo ngibyo. Yego, turaza kureba niba ari kaze. Nibyo muri makini. Kanga mu jisho nikanga mu nda. Umuntu wese uzanye amaboko aba hari icyo azanye cyane nk'abantu bo ntabwo wabivuga gutyo abantu banyihanganire. Uyu muntu azanye amaboko akazana n'ibitekerezo na influence biba ari ibyo ngibyo. Katubanze ku butumwa rero bufite abantu akamaro. Ubutumwa bufite abantu akamaro, ejo hari abantu bashobora kuba batarumvise cyangwa batarabonye neza uburyo ziriya prolines zikoreshwa zijyanye no gusukura hari muri injection, yes. Tanka cyangwa ari ayo injection nyine injecta mazutu cyangwa essence muri moteri kugira ngo combustion igende neza mu bijyanye no kuba ikinyabiziga cyawe cyagira ingufu zijyanye n'izikenewe. Ejo twari twabigarutseho tubwira abantu ko ari umukono umuntu nyine akandagira umuriro w'imodoka cyangwa akandagira imodoka akandagira moteri ukumva ntabwo iri gufunguka nk'uko ejo yafunguka gacaga mu minsi yashize cyangwa wanayikandagira ukabona itangiye gusohora ibyotsi utamenyereye n'ibyuka ukavuga uti ariko ngiye mena amavuta ku gihe noneho nayemenaga mu cyumweru cyangwa mu kwezi ngubu noneho ndi kugira vuba vuba atari ku kibazo cyanze gukemuka. Reba ino video numva ibivugirwamo umenye ikibazo umenye n'umuti kuko abantu bakwiye kumenya ko ntabwo biba bihagije. Twamaze igihe kinini abantu bitwa bakanishi badushuka neza batwereka ko tumena amavuta ariko umukanishi kugushuka binagendanye n'ubumenyi biri obvious. Rwose umuntu ajya kwiga mekanike ibyumweru 6 4 cyangwa akigira mu kazi ukumva ko ibintu azakubwira. Hari n'igihe umwana abaga yarakunaniye ukamwohereza ku igaraje ati genda uburi hariya ariko leta ibyo ngibyo Mwese nubizi hano za Gatata no haza ubundi gahunda yari yo ngiye uyu n'umwana yananirwaga kwiga akavuga ati ntuza ko ayikanika se. Yego umwana wo kwa runaka akurusha iki ati ntangereka ariko leta nyine ibintu yagishyiramo imbaraga hari nayo mpamvu tuvuga nabo leta isema imbaraga ba TVET voilà za Rwanda Polytechnics bakagira yego Ghana muri Korea automobile technology ubumenyi bwiyongera. Ubu rero ntabwo bikini mechanique abantu icyo kintu bakimenye ufite imodoka miliyoni 40 urayi umwana wize mechanique automobile oya wize mekanike wayigiye mu igaraje ryo ku muhanda ibyumweru 4 bitandatu. Abantu ubu bagabanya ibintu bya mekanike ubu ni tekinike abantu bayize baminuje bagiye mu nganda imodoka zigakorwa bareba babe engineer Elia hariya muri Korea Automobile Technology Limited. Urabitwara engineer ni engineer rwose ni engineer Elia muri Korea Automobile Technology aragufasha cyane ko agiye kujya nafasha abanyeshuri biga muri izi muri mu PRC na RP byose nkuko twagiye tubibabwira ariko ku rwego rwo hejuru ntabwo ari ku rwego rwa segonderi arabafasha cyane. Urumva rero umuntu wo ku rwego rwa engineer ni umuntu umaze gusobanukirwa byinshi mu bijyanye n'izi tekinike z'imodoka. Nta nubwo ari engineer yo mu ishuri engineer yo mu ishuri ukongera na experience voilà ntabwo ari umuntu wasohotse no munsi cyane kuko hari igihe banaguha nyine engineer ariko utaragira na experience. Hari mushiti wanjye wo ujye uzite ngo nizi ngore ufite diplome y'ingore so nuko Elia rero arabafasha cyane. Ubwo twari duhereye kuri iyo gahunda twavugaga nyine yo gusukura ariya ma injecteur ari ama injecteur y'ingenzi cyane mu bijyanye no ku imodoka itasohora bira byotsi
abantu benshi bajya babibona iyi modoka irimo nk'izamuka nk'ahantu hazamuka ukabona irimo iradegaje imyotsi, iriya myotsi yangiza cyangwa nawe uyigendamo ariko kumva ntabwo iri kugenda nk'uko wakandagiye umuriro, kandi ni ikibazo cya combustion kiba kidakorwa neza. niyo myenge rero bitewe n'ayo manjegiteri aba yanduye, niyo myenge yawe uba ukwiye gusukura ukoresha ama pro lines, harimo n'iyi Elia agiye kutwereka. Hanyuma ufite ikibazo kindi cyangwa se umvise twavuze ibi ngibi mu buryo utasobanukiwe neza, wahamagara kuri 0786 20 Elia reka tumuhe umwanya abanza gusobanurire wumve, nanone nutumva neza ibyo avuze ushobora kumuhamagara kuri iyo nimero. Impamvu nanone twibanda cyane mu gukoresha aya additives cyangwa aya ma prolines nk'izi za super diesel additive cyangwa se aya ma diesel system cleaner, nuko mu mikorere ya moteri y'imodoka iriya essence cyangwa iriya mazutu ituruka muri tanka, nkuko mubibona hano ku mashusho, murabona ko kugira ngo ize yinjire muri moteri itange combustion iba yanyuze muri aya ma injector nozo, ama injecteur. Ku bantu benshi bafite imodoka azumva bamubwira ngo injecteur zawe zarapfuye cyangwa ntago zikora neza, ariko ahanini biba byaragiye bituruka ku kuba muri maintenance akora, muri maintenance akoresha ntabwo ajya yibanda cyane mu gukoresha aya additives. Iyi ni imiti yongerwa muri tanka y'imodoka, hari umuntu ashyirira mazutu kugira ngo igende ijye kunetraliza iyi myanda mubona iza ikistoringa mu ma injecteur. Murabona ibi mubona kuri ekara ni imyanda, hariya barakwereka uko injector nozo ikora. Ya myanda iva muri essence cyangwa muri tanka igenda yinjiramo ikafunga turiya twenge. Murabona nk'iyi modoka iragenda ariko ubona itari powerful, mwitegereje n'inyuma urabona ko ifite n'imyotsi bitewe n'iriya myanda mubona yagiye buhoro buhoro igenda iva mu matanka, iva mu ma essence, ikagenda ikinjira muri aya ma injector nozo, bityo injecteur mu gihe cya combustible ntibashe gutanga. Murabona kuri injecteur hano muri ekara ko imyanda yagiye igafunga ikajyamo imbere ikayibuza gutanga ibitonyanga bifite imbaraga bya mazutu cyangwa essence, bigatuma iriya moteri ikora nabi. Aya additives rero cyangwa se aya ma prolines, aya ma produits chimiques iyo yinjiye muri tanka afite propriété, afite ubushobozi bwo kwinjira akagenda agashwanyaguza ya myanda iba yarafashe ku manozo nkuko mubibona hano. Iyi myanda mubona aha kuri ekara iba yarafashe ku manozo afite ubushobozi bwo kwinjiramo akayishwanyaguza, noneho ikagenda yose ikavaho, injecteur ikabasha gukora neza, igatanga ibitonyanga bya essence bifite imbaraga cyangwa ibya mazutu ku buryo habasha kubaho combustible imeze neza. Turiya twenge murabona ko injecteur igira utwenge duto, turi iyo twagiyemo iriya myanda ntabwo zibasha gukora neza, ndetse n'igihe kiragera zigahagarara. Niho usanga imodoka, ugasanga umuntu afite imodoka ngo ihora icika intege, imodoka ihorana imyotsi, imodoka dabasha gukoresha urugendo runini ngo irukore, ariko biturutse kuri maintenance idakorwa. Abasha kuba we agenda agahinduza amavuta, agahinduza amafilitire gusa akagira ngo yakoze maintenance, ariko hari izindi produit zifashishwa mu gukora maintenance cyangwa se mu kubasha kubungabunga iriya systeme ya essence cyangwa mazutu kugira ngo ibashe kugeza mazutu mu buryo bwagenwe muri moteri cyangwa essence, bibasha gutuma moteri irushaho gukomeza gukora neza no kuramba. Ni muri urwo rwego rero mubona ko tuba dufite produit nyinshi zo gukoresha mu matanka y'amamodoka kugira ngo tubashe gukora maintenance yuzuye. Ariho mubona ko n'uyu igihe kiragiriye iyi modoka igashyirwamo ariya additives bifasha ya systeme ya essence, ama injecteur kugira lubricant, kuvamo ya myanda, gukora neza, guhora iri kiriya. Ariko utaza kureba ino video ukagira ngo nibyo byonyine akemura ikibazo cyose kijyanye n'imodoka. Uzagenda tubibagezaho gake gake. Nawe wanamwihamagara ufite mugenzi wawe ufite ikibazo cy'imodoka, namuhamagara. Niba naho ukoresha ubona batari kuri standard nziza, nta mpamvu yo kugira ngo imodoka yaguze iguhenze uyikoresha iguhenze. Ariko wowe niba uri kubireba ufite genda ujye gutestinga, urebe uvuga ati abantu barambeshye atahantu nagiye ntago ari standard yo muri Canada, y'i Berlin, y'i Munich bambwiraga, yo muri Korea y'Iseulu. Yego, ni standard mpuzamahanga iri muri Korea Automobile Technology. Usibye nibyo
na depanaje barayitanga. Reka twumve Eliya. Dashi, Yego. nyuma y'ubutumwa bwa Korea Automobile Technology, reka tujye mu makuru yacu. Yego. Inshuti yanjye mupenzi George ngo yeguye. Senateri ariko we yeguye neza manda iri ku musozo. Ariko ntabwo uko wava mu kazi kose igihe wakaviramo biba bisaba kugira ngo ukaviho neza. Impamvu ze bwite. Senateri mupenzi George yaratorewe kuba umusenateri, yatorewe mu ntara y'Iburengerazuba, niba ntibeshye. Yego, harya mu Rwanda reka mpere ku mpamvu ze bwite. Mu Rwanda abantu begura bakavuga bati ngiye kubera ibi n'ibi ni bangahe bamaze kubikora. Nyine abantu batubereye imfura bakavuga ati ngiye agatama kanganjije n'urugero ndagiye 0. Ndagiye. Ubundi hari imyanya wakwegura. Kandi nijabo niba umuntu yaranditse asaba akazi. Yego. Njewe nkurikije ibyo mwasabye diplome ndazifite mvuye kwiga ndacyari muto ndashaka kuma akazi. Nkahagera kakananira aho nakwegura nkakavamo. Yego. Ariko umwanya nk'uyu wa politiko w'ubusenateri umuntu yagiye kwiyamamaza akavuga imigabo n'imigambi, abaturage bakamutora cyangwa abahagarariye abaturage bakamutora mu buryo butaziguye. Mu buryo butaziguye. Okay, sawa. Bakamutora. Yego. Akemera kujya gushyira mu nshingano umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, akavuga ngo ndeguye. Ntabwo none se yeguye babaturage yagiye kwiyamamarizaho yabahaye bila y'ibyo yagezeho n'ibyo atagezeho. Oya, mu nteko, muri sena, meya, umuntu wese wiyamamaje bakamutora ntabwo ajya yegura ku mpamvu ze agiye kwegura. Hari ibindi bikorwa byabibanziriza abantu bakabibona ko ari ukwegura koko, akavuga ati barananiza cyangwa uko nagiyemo mbitekereza siko nabisanze. Ariko ntabwo umuntu watowe wiyamamaje ngo atorwe yajya kwandikira perezida wa sena amubwira ngo ndeguye kandi azaho yaturutse ko atari perezida wa sena wamuzanye. Uyu ni umugabo w'imyaka 68 y'amavuko. Yatangiye kuba umusenateri mu 2019. Hari amakuru avuga ko nawe yari amaze iminsi agaragaye mu bintu bisa n'ibya Gamariyeri. Bivuga ariko Gamariyeri rega ntabwo ari reference cyangwa point de repere y'abantu banyweye inzoga bagafatwa na polisi mu muhanda. Ivuga ibintu mu mazina yacu. Ubimvugira nta kibazo. Abantu bose tugiye tubita Gamariyeri. Haya hebuyemo abadepite 3. Kubera n'umwe uhagarariye urubyiruko nawe ukiri umujene cyane. Yego, narabonye umuvandimwe. Wewe noneho igitangaje wera nakanywereye mu bukwe. Vara. Ntabwo ari akantu yagiye. Nawe rero ngo bamushyizeho igipimo basanga kirimo kirapima bya bindi bireshya gutya. So ni amakuru ari kuri iyi mihanda. Koze hari abantu banywa. Ni amakuru ari kuri iyi mihanda. Rashidi, guhembuka ni ngombwa. Guhembuka ni ngombwa ugira abantu benshi rero hano. Rega iyo igihugu gifite aho kivuye n'aho kigeze abantu batangira kwirara rero no guhembuka ukageza kuri uru rwego rwo kwibagiza inshingano niba simbizi nabyo bibamo. Iki gihugu rero ni cy'abarevolutionneri. Yego. N'abantu bakirwaniye baragifata bakoresheje imbunda. Yego. Iki gihugu rero amateka yandikishijwe n'amaraso y'abanyarwanda ntabwo abantu bazemera ko asibwa. Ariko n'ubundi amateka agaragaza ko igihugu kibaze kuva aho kivuye kigeze aho kijya kinagaragaza aho kijya hatabura abantu nk'abo. Ibyo ni ibintu biri naturere nta hantu tuzabikwepera. Ariko wenda sibyo ntabwo twavuga ngo nta igihugu cyageze ntaki. Ariko turebye urugendo tugifite imbere ntabwo akakanya abantu. Ariko ikibazo byo niwo bireba. Ntabwo akakanya abantu batangira kwirara ngo batangire. Ikibazo niwo bireba kuko bavuga ko generation hariho generation yarwaniye igihugu ikarwana ibizirikana inagamije inafite umutima wo kubaka ibyo yarwaniye. Ahubwo abandi bagenda bayinjira bakaba rero noneho bagenda bakishimira ibyagezweho nabo barabisinda. Nibyo byibi rero mureke abantu basinda ibyagezweho. Basi iyo biguma mu nteko gusa. Mureke abantu basinda ibyagezweho. Iyo biguma mu nteko gusa. Ariko ntibize muri sena. Ubundi jewe nigeze nigonza tweze gukorana ikiganiro mbere. Ndamubwira nti iyi myaka ko ibintu bitagenze neza muri guverinoma. Yego. Urabyibuka byabaye kuri Diane Gashumba. Abenshi umukuru w'igihugu
ibintu bifatika bifite impact ku buzima n'aba Munyakazi ukibuka Evode yego ndabyumva ibyo bikavaho ukaza muri Parlement biriya bikaza skandale igeze no muri Sena mureka abantu basinda nyine nicyo ibyo byo ni itegeko bibaho mu bihugu byose byagenze gutyo take your time uzagenda ubirebe uzabibona ntuzabura abantu bagenda bakigira ukuntu nka ba Prigozhin urabibuka mu Burusiya abatipi barwaniye igihugu barimo barahangana na Amerika naki kugira ngo bagire imbaraga bori kuzana ibyo kuvuga ngo ngewe ngo banyimye indwara zo kurwana ngo ngiye kujya i Moscow ngo mfate abantu barasinda my friend gusa mupenzi n'abantu batwumve neza gusinda ntabwo ari ikibazo ntabwo ariko nta makuru ari kuri iyi mihanda da weyeguye ku mpamvu ze bwite ariko nta hantu na hamwe we ni ku mpamvu ze bwite ibi nibyo turi kuvuga ntakubwiye ngo ibintu ntabwo bajya babyeguramo nta kibazo ariko yabyena kandi ureba na Sena yavuze ati rwose nako Rwanda Parliament banditse kuko Rwanda Parliament ni ubwegure ku mirimo y'ubusenateri ku mpamvu ze bwite reka dukotinga ibyo uru rwego rwavuze iyo ngiyo banarize yo kuba nyine ntawe ujya yegura ku mpamvu ze bwite mu gihe ari mu nshingano yatorewe na rubanda none se ibyo mvuga cyangwa ibyo nandika ntabwo bishobora buri gihe ntabwo ari kuba ukuri kwanjye kuri ku mutima ko twabonye Eugene yegura twabonye Gamariyeri yegura nta mudepite mwavuganye akakubwira ngo yeguye kuko polisi yamuhamagaye ati yataba polisi ntabwo yari nari kwegura none se reference ziba zihari ntabwo ngiye cyo nkubwira n'abantu batwumva ntabwo uyu musenateri turi kumuremeraho ibisinda icyo twese tuvuga senateri abantu bangahe muri iriya nzu mwahuriragamo mwasangiraga mwagiraga gute bayikuwemo n'icyo kintu cyo gutwara abanyoye hanyuma urangije nawe ejo uragarutse uteye ikirenge mu cyaha nta bandi bantu uzi bafashe umwanzuro wo kuzinywera mu rugo bagezeyo nta bandi bantu uzi ahamagara umuntu ati wambare ukaza ukantwara erega ibi ngibi usibye kuvuga ngo yeguye gusa abantu bakabigira inkuru twebwe abaturage tumutora nitwe tuba duhombye abaturage bamutora hari ibyo yari yabemereye ana ni desevoir nubwo ntamutoye ariko nawe bibari ikibazo ni uko inkoni ikubise mu keba usanga nanjye ngiyemo ntayirenze urugo reka nitangeho urugero nanjye ubwo ngiyemo sinayirenze nawe yagukubita kuko uyu nguyu se ntiyakubise ba mukeba be batatu yayirengeje urugo se biragoye ni bimwe bivuga ngo amateka ngo bigaragaza ko ntacyo yigishije bigaragaza ko tutiga ariko nanone sinzi kuko senateri haba hakwiye kujyaho n'akandi kantu abaturage tukakamenya simple citoyen comme Karinijabo cyangwa Alex cyangwa Castillo utwaye imodoka bakamuhuhishamo yasinze nizihe procedure zikurikizwa yerekana isabire bimaze kundambira pe oya nizihe procedure zikurikizwa byumve ko bimaze nabyo tuba tugomba kubimenya niba yeguye koko yasinze akegura kugira ngo batwereke ko amategeko ari equitable ku bantu bose twese tungana imbere y'amategeko nawe najya kuburana perimiye koko bazabwira abantu bati nawe yagiye kuburana kongera gusubizwa ndashireka nkubwira ibintu ngiye bimaze kundambira kuba umwanya runaka wakunanira kubera ko urimo ubona wenda uri umutekinisien bakugize umunyapolitike tayari nabikubwiye haguruka uvuga uti ngiye ibintu ndabona nakibishoboye bitewe nuko bambonyemo ubushobozi buri politike ariko ngiye ndi tekinisien bivuyemo politike ntago reka twemeranye mu Rwanda ko politike iracyari ahantu ho gushakira umugati ariko niba ubona uri mu bintu yego niba ubona uri mu bintu waharaniye nta muntu waje ngo gukura iwawe bikore wowe ni wowe wagaragaje ariko niba ubona ibintu bidahura n'ibyo urimo uyu mugabo afite impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yabaye umujyanama wihariye wa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo mbere yuko umusenateri yabaye impuzabikorwa w'ikigo gikora ubushakashatsi kikanahugura amakoperative cyitwa Iwacu Center uyu mugabo afite CV irenze yo dushobora ko twicara hano tukavuga yego ariko nabonye ngo arakiga nta kibazo ariko iyo ni CV muri RPD iyo ni CV abantu nibareke
ibintu niho gushyizemo ubona bitari muri nuza bivuga uti mumbabarire. Hari n'ubundi n'abantu bibaza ku kamaro ka Sena. Wijya mu by'akamaro noneho waba usubije sije inyuma. Oya ariko reka Kasawa katugaruke noneho. Ukajya umwe ngo gusubiza inyuma. Wisubiza ibintu inyuma. Evode akiri ministre. Shinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko. Muri minijiste. Muri minijiste. Uzi ko ari wari ufite inshingano zo kuvugurura itegeko nshinga. Bararivuguruye. Muri Rwanda Law Reform Commission. Bararivuguruye bambura Sena inshingano. Bayisigira inshingano 1 2 3 4. Bigeze nyuma bamujyanyeyo. Agaruka guclaiming ngo Sena ngo amategeko ngo dusuzuma ngo inshingano ngo ntinye ashaka ko ejo bundi bongera kurivugurura bongera kubasubiza izindi nshingano nyinshi. Nibyo mubaza none si Sena. Si mu rwego rwa leta runakomeye ruteganwa n'itegeko nshinga ariko niba ubwabyo abantu barurimo ruhambere tw'uru bundi Sena no rwego rwa rwubashye cyane. Ariko niba umuntu yarate umunyepolitike ushinzwe kuvugurura amategeko perezida wa Sena si wa kabiri kuri perezida wa Repubulika. Reka tubivuge gutyo. Muri ntuza muri bane batanu ba mbere yego. Umuntu yaricaye agavugurura itegeko nshinga akambura Sena inshingano yagera muri Sena atarazi ko azajyayo agasanga nta kazi karimo. Agasaba ko akazi kongerwa. None babyibazaho. Urumva umuntu w'imyaka 68 yana umuntu mukuru cyane. Wisaje. Tumwihanganishe. Tunihanganisha n'abanyarwanda nako ushobora kuba yari umuntu uri productive muri Sena ukurikije Iriase vuvuze binavuze yagiyemo. Hariya na ahantu haba abantu 26 Voilà 26. Sena nirwo rwego mu Rwanda rudashobora guseswa. Urani niyo mpamvu ubona bamwe bajyamo abandi bakabasangamo nyuma yabo kugira ngo manda itangirire rimwe. Nk'ubu ejo bundi barasesa inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite. Nta iriya nzu bakoreramo izabifunze mu gihe cy'ukwezi. Ariko kuri Sena nta munsi n'umwe wavaho ngo ugende hariya ntusanga umusenateri uri mu kazi uri mu nshingano. Ndi gutegeko nshinga ribiteganya. Ni kimwe na presidence. Nta munsi n'umwe presidence yabitarimo perezida mu Rwanda. Urumva Mbanda yababwiraga se mukamugisha impaka. Sibyo Mbanda yababwiraga. Ati mwanya wa perezida n'ujye wavaka. Ndamwibuka mushuti wawe. Ati ndamushuti wawe mureke. Tuhatinze hano hantu reka tuhave. Kamupenzi ariko n'ubundi iyi niyo ari inkuru y'umunsi. Reka tuhave. Komeye. Yego. Twegere mu baturage b'Ikarongi. Ikarongi. Abantu bamwe yarahagarariye. Uretse ko hano utowe ubo uhagarariye igihugu cyose ariko haraho uba waratorewe kuvuga ati ni muri iyi ntara. Mu burengerazuba. Ikarongi hari abaturage bagizweho ingaruka na byabiza byibasiye amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu. Hanyuma rero byabaye ngombwa ko kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu aho ibyo biza byibasiye abaturage bakodesherezwa bagashakirwa iby'ibanze byo kugira ngo bakomeje ubuzima ariko igihe kiragera bakavuga bati none se tuzaguma muri ubu buzima. Ubwo na leta igukodeshereza nayo wowe tubundi byagenze gute bizaguma gutya amaboko byarangiye atagikora. So akarere ka Karongi kati aba baturage nibashaka ibibanza twe tububakire mu rwego rwo kugira ngo umuturage agire uruhare mu bimukorerwa. Yes, umuturage ariko agomba kugira uruhare mu bimukorerwa. Ubundi iki kintu uriya umuntu wo muri Karadoninde Evariste mu Rwanda shyaka igeze gusaba ati ibintu mu bekiriya itegeko ryimura abantu kubw'inyungu rusange rirahari rirasobanutse. Adutiye n'itegeko ryimura abantu kubw'ibiza cyangwa kubwo kurinda ubuzima bwabo kubera akaga gashobora kuba. Ikiraro cyo kubwira umuturage ngo wamwimuye ukamukodeshereza wajya kumubwira ati bimeze bite ati kutanyubakira ati zana ikibanza. Meya ashobora kububakira bazanye ibibanza. Oya ntabwo ntekereza ko nubwo naza ngashyirana ikibanza turi 10-20 ntabwo akarere kabona ubushobozi bwo kwitaka twubakira. Ahubwo rero ngiye no kumva uyu mumeya niwe babwiye ariko
reka nkutinde ikinyamakuru cyitwa n'umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwananiragere Théophile mu kiganiro n'itangazamakuru giherutse guhuza abayobozi b'uturere tugize intara y'Uburengerazuba n'abanyamakuru yavuze ko amahirwe y'abariya abaturage yo gusubira gutura ahabaye ibiza ari make. Trebye ati twahuye n'ibiza aho iyo miryango yari ituye mu butaka busanzwe bukorerwamo n'ubuhinzi. Mu gukumira rero twarabakodesherije tubaha ibikoresho by'ibanze wakurikiyeho kubatuza kuko amahirwe ari make yo kongera gusubira gutura aho bari batuye. Ubu turi kuganira n'abaturage ngo turebe uruhare rwabo dore ko ibiza biba kuri buri wese ariko atari bose leta ifite inshingano yo gufasha no kububakira. Komeza avuga ko hari abo baha ibikoresho bakiyubakira, imiganda ikabubakira cyangwa abandi bakazana ibibanza, abadafite ibibanza bazabubakira mu cyiciro gikurikira. Leta ubundi umuntu wa mbere leta ifasha n'utishoboye. Ndetse umuntu utishoboye ujya kumwaka ikibanza gute? Niba ikibanza cye cyari aho ngaho hatwawe n'ibiza. Kandi ukabuvuga ko ukabumureba atahasubira kandi ukabumureba ukabona ko akwiye gufashwa. None se ari leta n'uwo muturage ukwiye gufashwa icyoroshye kubona ni amabati n'umufundi n'isumari na sima n'iki cyangwa icyoroshye kubona leta yabona kuko leta ibifite n'ibisigarira byinshi byayo biri ahantu hageze. Muri minisitiri w'intebe yabwiye abadepite ati ubu nta minisiteri ikigira ikibanza n'ibisambu n'ibiki byose twabifashe tubishyira muri minisiteri y'ibidukikije. Yego ati ushaka kubyaka niho yandika akajya kubyaka. Isira minisiteri kuki batayise minibidu? Minibidu ndetse ni minisiteri ifite izina ry'ikinyarwanda simwe minubumwe niyo yonyine nta bazahite minubudu minibidu minisiteri y'ibidukikije gahunda ni minibidu. Yego komeza n'akantu. Nibyo mvuga rero leta igihe numva icyayorohera ahubwo ari ukubwira umuntu ati urishoboye ufite ubushobozi tuguha ahantu wubaka hazima kuruta kumubwira ngo genda uzane ikibanza. Kuko umuhaye ahantu Rashid yamuhise imicumi Kanija akamuha imisumari kiro Alex akamuha amabati 4 umuganda ugaterana bya bintu ukabibyaza umusaruro bagahita bazamura umuntu akabaho ngawe. Iyo aho ni rimwe kabiri none se umuntu niba ari mwene wacu nyaye mfite ikibanza muri Nyaruguru Karongera ajya kumwubakira muri Nyaruguru ntabwo bibaho. Hari ibintu nanone usaba umuturage yes ariko kabona na ntuza yabyo kubishyira mu bikorwa byabyo birasaba kugorana. Biraza kugorana. So Rashi ariko ntabwo uyu muyobozi ari ubwa mbere gwazanye ibintu ku baturage ababwira ati reka dukorane turebe ko dukemura ikibazo. Hari ikintu cyitwa ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa ariko uruhare rw'uhe muturage kuko uruhare rwa Rashid hoza ari depite cyangwa hoza ari umucuruzi wari wishoboye ubakaba atakishoboye. Hari igihe Rashid wari umucuruzi wishoboye mu Gakiriro ka Gisozi yari yaraguze utubanza 2 ariko akagira ibyago iduka rye rigashya. Yego uwo nguwo ntago ari uruhare rwe nkuriye wari ufite akazu kari hari ku musozi irubengera umugore n'abana barindwi. Ntago uruhare rwe ari rumwe pe. Tujye bavuga uruhare mu bibakorerwa no kuvuga nyine Agakiriro dushaka kubaka tugashyire he. Yego ese mwebwe contribution yanyu Kicukiro kubaka umuhanda bihagaze bite ufite agahe dushyireho. Abaturage bakaba bakikorera kaburimbi igana mu rugo wabo batiriwe. Umuturage nabonyeje ubundi kirehe rwose ukwiye n'umudari uriya n'uwa kera ariko nge mu 2013 ariko kuri oya ugomba kugenda akagaruka mu matwi y'Abanyarwanda no mu mitwe uraba kwiye kuduhora mu gisere umuntu cyane abantu 200 arebye gusa amazi amanuka aho ngakavuga ati ariko aya mazi twayabyaza umusaruro kandi akaba yarabigeze bagurishije amasambu yagize gute. Uraba kwiye kongera kugaruka akagera gute. Urana n'urwo ruhare rw'umuturage mubimukorera ariko urambwira umuntu n'ubundi yaraye hanze bariye kumwira ngo naguha isambu ahubwo wowe muhereza isambu mubwira ati umuganda ahubwo umobirize umuganda ibikoresho tuzagushakira amaboko cyane biroroshye ibyo. Reka tujye Kinshasa abantu 53 wewe kwitana 2 kubera malanga umuntu wapfuye ntago abura. Ubundi urubanza rw'umuntu abanyamategeko banyibutse ruhagarara iyo yapfuye yitegeko ryahindutse itegeko ryahanaga icyo cyahari. Hari nakandi ka gatatu nari kwibuka ubundi ni 3 ariko kuba wapfuyeho ni icyambere. So bagejwe imbere y'urukiko rero
yes bagomba kugeza muri rukiko ariko twinjiye muri studio bataratangira kuburana kuko n'urubanza rurabera kuri gereza aba bantu ntabwo babasohora gereza ndolo ntabwo babasohora barashinjwa ibyaha 7 birimo kugaba igitero iterabwoba gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko gushaka kwica umugambi mubisha kwica no gutera inkunga iterabwoba bishende gushaka kwica ndetse naguze ko bashaka kwica Vital Kamerhe gushaka kwica umugambi mubisha kwica se naguze ko ari abapolisi babiri baguye ku rugo rwa Vital Kamerhe nibo babishe harya barakekwa yego nabo barashinja ibyaha 2 bashaka kwica Vital Kamerhe ariko birangira abashinzwe umutekano bayo kuko uribuka ko umugabo Vital Kamerhe ngo yarabyutse ahamagara abakuriye umutekano we ambwira ati ni wowe bashaka ati boss ati ibintu byakaza ati hamagara indi ramfora ati bari kugenda babaza ati byaba mu kihe cyumba so aba bagabo rero ntabwo baraburana ariko baraburana kuri wa gatanu ubu babirimo ikiza cy'uru rubanza ruraca impaka yari comedy cyangwa cyari igikorwa cyari cyateguwe ikindi na Amerika iraboneraho kureba abantu bayo yabujijwe kureba yego ibarebe ni buri gereza niba ari bazima baje kuburana ahubwo se ko Amerika ikunda gushyiraho igitutu ngo ku Burusiya ngo turagurana ngo turashyiraho kondisiyo hano ho bizagenda gute kuko n'umuryango w'aba bantu nabo n'abanyamerika nabo bafite igitutu cyane kuri Amerika yego kuri leta ntabwo bizabura tuzatureba wenda ariko ntabwo bizabura Amerika ikunda kurwana ku baturage bayo kwegzerisa cyane imbaraga ku baturage bayo ariko kiriya kintu ni sawa nanjye ndagikunda ko umuturage wawe nyine ariko wabonye ko n'u Rwanda rwatangiye hari igihe muri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya hari bamwe mu bantu bari muri Ukraine baragiye kwiga abanyeshuri oya biratandukanye uretse wumve hari wari waragumye mu minsi yashize noneho barasiga ahantu yari aryamye ndandikira umuntu umwe muri Minafete arambwira ati duhe coordonnées ndazimuha arangira aravuga bati yagize ikibazo yakomeretse baramuvuza baranamugarura byo biratandukanye byo rero ni umuturage wawe uri mahanga oya u Rwanda rwo kuba rwita ku burenganzira bwabo uri muri Libya habaye ibibazo kuvayo kohereza indege irazira abatwara n'uwo ngo ni ukumutwara ariko ndavuga uravuga yafashwe ku byaha yagizwe gute nabo kugira u Rwanda oya nabyo ariko harya ngo kava kwiguye sinzi ukuntu mujya mu byita nayo ni intambwe nziza kuba buri munyarwanda wese aho ari mu mahanga igihugu gishobora kumurengera mu buryo yakumva habaye ibibazo igatekereza ati abanyarwanda bahari muri he ubu ushoboye kumanika akaboko bakamufasha niyo u Rwanda rwari rudafite ambasade muri icyo gihugu bashaka gukoresha non permanent ambassador ari mushito wanjye mu bibazo bya Libya bya Gaddafi muri Libya bamukuyeyo none ari ikintu cyiza cyane kabisa gira gutya niwe muntu wajyaga ambwira ati abantu bafanaga Gaddafi nawe kandi uri umufana we atakongeye kuri njyewe wizeyo yego wanabibonaga nyine yarabikoreye ariko nkanjye umunyamahanga wabagayo ndebye kondisiyo nabagaho ati niye ni Gaddafi ni 50-50 nagende cyangwa nahagume byose ntacyo bimubwiye so ubwo rero tuzamenye by'uru rubanza muri iyi minsi igiye kuza turagenda tumenya byinshi muri byo harimo umugabo umwe niba witwiye Jean-Jacques Wonda ngo yari umusesenguzi n'inzobere mu bya gisirikare n'igisirikare ubundi ni buryo zina rigomba kugaruka mu Bubiligi ariko unari hafi n'ubutegetsi bwa Kongo niyo muntu rero uzagenda agarukaho cyane muri uru rubanza M23 ngo yungutse amaboko mashya ni ishyaka Front Citoyen pour la Dignité du Congo ryatangaje ko ryahisemo kwiyunga na AFC M23 mu rwego rwo gushyira iherezo ku bikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bahuje amaboko na AFC M23 biciye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi waryo Amani Steven nyine yagiye avuga ibyo banenga ubutegetsi bwa Tshisekedi bidatandukanye n'ibyo abandi bavuga birimo kuba igihugu ngo gikomeje kujya habi ndetse leta kikabikomeje kunanirwa kubera manda itavugwaho rumwe ngo kandi yateje imvururu ya Tshisekedi ishyaka rero rikomeza rivuga ko bagendeye ku bindi bibazo byugarije Kongo birimo ubutegetsi busesagura ndetse bukananyereza umutungo w'igihugu ibintu nk'ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi usanga ibintu byinshi babihuriyeho utabona kimwe inyandiko n'imwe no kugenda utoramo ibyo ushaka iri shyaka rikorera Ottawa muri Canada kandi rivuga ko rishyize imbere imikoranire na M23 AFC ku bumwe ndetse n'icyubahiro by'abanyekongo nako ryitwa inkunga ni iyihe rero bagiye gutera ntabwo ryigeze ribisobanura
izi nama nive muri Ottawa nive muri Canada izeye hano mu burasirazuba ahubwo bashobora no gukusanyiriza ariko imisanzu Ottawa bakayohereza hano mu burasirazuba bwa Kongo bakubaka ibikorwa remezo bakagira bate hanyuma bakaha n'imbaraga urumva byo ngibyo byoroshye simbizi kuko none se M23 ntibikeneye ibyo byo irabikeneye ariko hano iyo widekaraye ubwo Tshisekedi gutangira kuvugana na Trudeau juste ariko abo bantu bakorera abantu bakusanya imisanzu bari ibibazo no kuvuga ngo ubundi iyi niyo yari inshingano ya AFC guhuza abantu bose barwanya ubutegetsi buriho bakababumbira hamwe ariko amaraporo agenda asohoka agenda avuga ko bitakunze kuko urebye niyo 23 gusa ari nayo ikomeye kuko sintekereza ko ari undi waza muri AFC ngo amire M23 kuruca uko M23 yamumira aba igishoboka nibaze muri Kongo naho kuvugira hanze ntago buranyenya mbyemera niba ikibazo gihari mwino gifacinge unakirebe ni byo rero muri make ngira ngo Rashidi turimo turagana ku musozo tunajya muri weekend tureba weekend ngira ngo haraba harimo iki muri weekend weekend se katubanze ku Mavubi yawe yarayakubiswe n'ijoro weekend urabaza Alex kabisa numva iyi weekend ariko harimo si wari Kigali Peace Marathon yego ejo wa gatandatu ni Kigali Peace Marathon muri weekend ni ikintu kiba gikomeye cyane ariko muzaze tujye kwiruka ngiye nkunda ririya joro ryo kwiruka nijoro oya habamo n'igice cy'abavetera cy'abantu batari professional ntabwo ndi vetera ariko ntabwo mu professionnel mu kwirukana se kaza kwiruka ukareba aho ugeze ngeze mbwira David ngo zaze tujye kwiruka nawe ati shati uriruka ugapfa kwiruka nabwo gapfa ubundi zo ni debazi ikihari ku isi kuko yabwiye ati n'abakinnyi ba football bapfira mu kibuga kandi bakora exercice ubundi biriya bintu byose nyine muganga ategeka n'ubundi urabikora n'ubundi bikarangira ijwi ry'Imana ari kugeza muri izina ryawe hari igihe muganga akubwira ati ariko kunywa itabi byangiza ubuzima yamara kubikubwira agasohoka karicomeka ariko ubuzima ni biriya nyine wowe ukora ibyo ushoboye by'abahanga bagaragaje ibindi bundi ugategereza ikindi se hari ikindi weekend ndabona nta kindi harya ariko buriya yo nta kindi gihari wowe ukimbwiye oya buriya gahunda gahunda yanjye nawe se kwihoraho oya iyi weekend nyine ukavuga ati weekend se ntihoraho rashi haravugije ukuri kumbaza bya weekend mbwira aho uyishaka none tuyihashyira mbwira aho uyishaka urayishaka wowe wari kumbaza turahabuze wowe yikereye noneho basi tuzahure de 2000 Colline 2000 Colline 2000 wazanjanye igikondo se igikondo se uko ntabwo uhumva igikondo Alex akunda kunjyana kuwa mbere mu masaha ya mu gitondo buriya kuwa mbere mu masaha ya mu gitondo abantu babona twakerewe gutangira kubaha amakuru bajya bamenya ko amakuru se bajya bayashinja Alex Alex rwose arambwira ati mu gihe abandi bazindukiye mu kazi kuko muri weekend tuba dufite akazi kenshi ko guha abantu amakuru bari mu rugo bayategereje abatagiye mu misa batagiye mu minsi mikuru abatagiye baba bategereje igifute cy'amakuru gitogota muri Alex urutirigongo umuntu yabyumva ati wow tayo niyo makuru kadushimira abantu yego tubifurize gukomeza kugira weekend hanyuma abantu mujye muri weekend mufite ibibazo by'imodoka please munyarukire kwa Eliya ahubwo n'ababonye akanya ko kujya gukemura ibibazo by'imodoka muri weekend yego vuye mu misa cyangwa mbere y'uko ujyayo cyangwa mbere y'uko ujya mu zindi gahunda waca kwa Eliya mbere y'iminota 30 isaha agaterekaho cya cyuma cye akakubwira ati none ibibazo tubonye ni ibi yego nubona umwanya wagaruka tukareba ushobora no kuyisigayo bakaba bayikora bakaguhiye ujyana n'abana mu misa basirimo cyane ukaza kugaruka uzanye iyo ngiyo baguhiye bayirangije nta gutinda ubona computer testingisha imodoka yawe nawe ufite gahunda yo kugura imodoka yawe ukazi ejo washyize muri kuyesaya ukatwara uwo muntu nyirayo ukamugeza kwa Eliya ukabwira Eliya ati banza undebere ati ni sawa cyangwa ndongera nsimbuzemo ibyumba bimwe na bimwe byose arabikubwira kandi arakwakira neza cyane nabonye ibinyamakuru bisigaye byandika n'abahanzi ngo bakoze mu nganzo ahubwo uranyibukije hari indirimbo mu tipe bita ngo ni Zero Track ninde Zero Trap ngo Rimba yaramubwiye ati ibintu uri kuririmba ntabwo bikwiriye kumvwa n'abanyarwanda kura kuri YouTube
aragenda arabisiba amaze kubisiba ariko abantu nyine batumva bari babidownloadinze barongera barauploadinga ubu ngubu bari gusaba imbabazi ubuhisi n'umugenzi ati bwamba bari icyo ngicyo nicyo bita social media akarenza umurwa karushye Alex dukureho tugende binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.